wari uzi ko 90% by'ibyago uhura nabyo ari impamvu y'uko watindije tawuba, ari ibyaha wakoze ukabyihorera ntubikorere tawuba? Bismillah wa bihi nasta'in. Tubanje izina ry'Uwiteka, mu kuri uribanje imigisha isakara mu byo arimo arakora, dusaba Allah ko yaduha imigisha muri iki kiganiro tugiye kugirana, ndetse ni nawe twishingikirijeho. Allah muri Quran suratu Shura, Allah aragira ati وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah aratubwira ati nta byago nta makuba bageraho muri ibyo bigeragezo usibye ko biba byaturutse mu maboko yanyu, ariko Allah yirengagiza byinshi. Tugiye kureba abatubanjije beza uburyo bakemuraga ibibazo, Hasan al-Basri aratubwira ati inni la a'rifu dhanbi, mu by'ukuri njyewe menya ikosa ryanjye, menya icyaha cyanjye, fi khuluqi zawjati wa dabati, iyo ntangiye kubona imihindagurikire y'umudamu wanjye ndetse n'imihindagurikire y'ikigenderwaho cyanjye, shobora kuba ingamiya cyangwa se ifarasi. Abo ni abatubanjirije beza bashakiraga ibibazo aho biri, mu gihe twebwe turi gushakira aho bitari. Nanone Muhammad bin Sirin, uwo ni umumenyi uzwi ku gusobanura inzozi, aratubwira ati igihe kimwe naje guhomba ndetse bimviramo no gufungwa, nibuka ko hari icyaha nakoze mu myaka 40 ishize, igihe nitaga umuntu ya muflis cyangwa se yewe munyagihombo. Abatubanjirije beza rero, Sufyan bin Uyayna rahimahullah aratubwira ati kana salafuna salih kana ulamauna fi zamanihim. Sufyan bin Uyayna aratubwira ati bamwe mu bamenyi bacu, n'uwo nawe ni umumenyi, kana yaktubu ba'duhum ala ba'd, bajyaga bandikirana, yani kugirana inama, bagira ati man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu, uzatunganya ibiri mu banga rye, mu kuvuga ibyo akora yihishe, ibyo akora yihishe, Allah azatunganya ibigaragara. وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ, n'uzatunganya umubano uri hagati ye na Allah, أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ, Allah azatunganya ibiri hagati ye n'abantu. Ndetse akagira ati وَمَنْ عَمِلَ لِآخِرَتَهُ, uzakora agamije gutunganya imperuka ye, كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ, Allah aramuhagije kuba yamutunganyiriza isi ye cyangwa se ubuzima bwe bwa buri munsi. Ni nayo mpamvu hari bamwe mu bantu iyo hari ibibazo byabaye usanga bo nta kibazo bagira, ugasanga abo bantu bari kubonera aho abandi baburiye. Covid iraza abantu bagafunga, ariko we ari kubaho ubuzima bwiza. Ibyo ni ibigaragara ko yamaze gutunganya umubano we hagati ya Allah, ndetse Allah nawe agatunganya umubano hagati ye n'abantu. Kubw'ibyo rero bavandimwe b'Islam, ndasaba ko Allah yadushyira muri babandi minal ladhina yastami'una alqawla, babandi bumva amagambo fayattabi'una ahsana, bagahitamo ameza. Allah aragira ati ulaika alladhina hadahumullah, mu by'ukuri abo nibo Allah yayoboye, wa ulaika hum ulul albab, kandi ni nabo banyabwenge. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.